Breaking news. Murakaza neza kuri BITEZE TV. Uyu mwanya twakoze ino video kugira ngo tubagizo amakuru mashya amaze igihe gito asohotse muri leta zunze ubumwe za Amerika ku bigendanye na green card. Ngira ngo nta cyumweru kiratambuka abantu benshi ntabwo arabimenya, nanjye mbimenye ejo bundi mbibonye kuri Twitter yabo babivugaho. Ni amakuru agendanye n'impinduka zabayeho bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19. So reka rero twihuse tunavuge no ku bice bigize ikiganiro tugiye gukora. Turagaruka ku izina DV 2021 ko naryo ryateyemo ikibazo, abantu bibaza ati se DV 2021 iri tangazo ntirishobora kuba rireba abo umwaka utaha. Oya, rirareba abo umwaka kuko nabyo turabisobanura impamvu ari abakoze umwaka ushize bari bategereje kubona resulta uyu mwaka muri kwezi kwa gatanu. Turagaruka no kubigendanye n'ibihugu byagiye bikurwa muri green card muri uyu mwaka. Hari ibihugu bindi byongereyeho, ni amahirwe kuri bamwe n'ibyago kuri abo ngabo bakuwemo kuko abasigayemo imibare yiyongereye. Ibyo bihugu niba bafataga mu rugero nko mu Rwanda niba bafataga nk'ibihumbi 3 ni urugero ntanze, ubu ngubu bazafata abarenze ko hari imibare yabaga muri icyo gihugu yindi bavanyemo. Ntago bagabanyisha umubare, ntago bashatse kugabanya umubare, ahubwo nuko ibyo bihugu byari byaraherejemo abantu benshi. So byakuwemo mu visa yabyo, nta visa yabyo ihari mu bigendanye na immigration visa kuri green card, ntabwo bikirimo kuko bavuga ko ari ibihugu byohereje abantu benshi cyane. Maybe ko umwaka utabashobora kuzagarukamo cyangwa undi mwaka, ariko uyu mwaka 2021 nkuko witwa muri green card ntabarimwo, ndetse n'umwaka ushize ko abari batinze harimo batagiye kuko hari itariki bari banashizeho bavuga ati itariki nigera ntabwo bigikunze. So reka rero dutangiye ikiganiro giye kukibagezaho. Ni Karamutsa Francis, aba nkorera BITEZE TV. Tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, hari amateka y'ibihe. N'urugero umushize twakoze pasika twagejeje amakuru ya amateka yayo, nubwo tutari twarangiza ko hari ibindi tuzagenda dukoramo mu minsi iri imbere tuzabaha. Hari ku bigendanye n'abaririmbyi, hari umuririmbyi wagize twavuze ku mateka ye. Ni ikiganiro tuzajya dukora kuri anniversary y'umuririmbyi tukavuga ku mateka ye y'uwo muririmbyi cyangwa se umuntu ubuzwi. Twakoze kuri Kuri Jobe, no mu gospel, ngira ngo benshi baramuzi. Ni umunyamerika aba muri Amerika, niho aririmbira muri Jesus Culture, ni ku rusengero rwitwa. Twakoze amateka, ngira ngo muri iki gihe mu minsi yashize nabwo hari abandi bagiye baza ama anniversary aba icon n'abandi bose. Ntabwo tuzi tuyakora ko twari turi mu bihe byo kwibuka, ntabwo twari kuvanga, ntabwo hari indi biganiro twatimo turakora tugiye no kuzasora muri iyi minsi bivuga ku mateka ya jenoside, nayo muzagenda muyabona. So reka dutangire mu kiganiro cyacu tugiye kuvugaho kuri green card. Umunsi rero hari amakuru twabashije kumenya yasohotse tariki 14, ni icyumweru gishize, hari kuwa kabiri. Uyu munsi turi kuwa mbere, ni icyumweru gishize bisohotse, ariko ntago byari babishize kuri internet, ahubwo babyanditse muri social media zabo. Ku kibazo umuntu yabajije abaza ese ibigendanye na green card DV 2021 nta result se zacyabonetse tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu nkuko musanzwe mubizi ko aribwo isohokera. We yabajije niba zishobora kuba zaboneka. Ngira ngo channel yitwa Travel State Department ni channel ya Amerika, niho bayikoresha, ni ishinzwe ibigendanye n'ingendo z'abajya mu mahanga cyangwa binjira, nibo babishinzwe. Rero baravuze bati itariki yigijwe imbere, ntago bigikunze ko result zisohoka muri uku kwezi kwa gatanu. Abantu benshi bafite ikibazo ati se izanakurwaho. Ntabwo ari byo bavuze, ahubwo bavuze ko yigijwe imbere kuko kugira ngo ukore green card bisaba indi nama, bisaba izindi nzira ndende cyane, kuko ni ibintu bishobora no gukora ku butunzi bwabo, bishobora gukora ku bukungu bwa Amerika, kuko green card ni abantu bajya gukora muri Amerika, ni imbaraga za Amerika, ni abantu baba bashaka bagenda babakorere kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere. So rero bavuze ko itariki yahindutse, bashizeho itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo n'ukwezi gutaha, ni imisi yindi bongeyeho 30 cyangwa se 31 bongeyeho kugira ngo resulta zibashe kuboneka. Ikindi nacyo bavuze kuri bavuze no ko mabizi kwezi litazaje mu kwa gatanu. Process yo gutangira kugera muri Amerika ari ama interview n'ibindi bitangira mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere. Bakabwira ati
uzaze iki gihe n'iki, bakubwira itariki bigendanye na nomero bazaguha. So hari nomero ngira ngo batanga ariyo, reka we nabyo mbivugeho gatoya ko tuzajyana n'ubwo tuzajyana indi video ibisobanura. Hari nomero yumaze gutsinda barakwandikira bakakubwira ati you are selected, yutatsinze barakubwira ati you are not selected. Icyo gihe iyo bamaze kubona gutsinda bakohereza iletre, hari iletre bakohereza ibiriho na email, hari email baguhereza. Aho rero niho banasobanura, bakagusobanura bakakubwira nomero yawe bakayikwereka. Akenshi ibiriho ni zose dayeri, haba ariho umwaka wawe, umwaka nyine ubwo nuva ni 2021 ni mwaka uburimo, hakazaho irindi jambo bitewe n'umugabane uturuka. Niba uturuka muri Afrika ni AF, niba uturuka muri Asia ni AS, niba uturuka muri Europe ni AE. So rero no kuvuga izo nyuguti ebyiri iyo zivuye hahita hakurikiraho nomero yawe. So rero ushobora kureba nomero akavuga ati nzakora wenda interview mu minsi ya mbere kuko batangira ku itariki ya mbere kwezi kwa 10 bakagera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 ku mwaka bamara umwaka wose bakora. Ushobora gutumenya ati maybe ndi mu bantu bakira cyangwa se ndi mu bavuga. Ibyo rero ntabwo byigeze bihinduka, amatariki aracyari yayandi, ariko icyo cyahindutse ni igihe resultat zizasohokera. Ibindi tuzagira tubibabwiraho. Turanagaruka no kuri hari abantu baje ikibazo, bamwe bakavuga ati se niba ari divi 2021 ntago gusa ari mwaka utaha. No, n'uyu mwaka ni ukuvuga ngo nabakinye umwaka ushize 2019 resultat zikaza muri 2020, then bakaba bashobora kujya muri abenshi bazajya muri Amerika muri 2021. Ni ukuvuga ngo niyo gahunda ihari. Ni ukuvuga ngo 2021 ni itariki, ni ukuvuga ngo n'uyu mwaka ntabwo ari indi myaka, niko yitwa kuko bazagenda uriya mwaka. Ni ukuvuga ngo abari bukina uyu mwaka bo izaba ari 2022 kuko bazagenda muri 2022. So rero nicyo kintu cy'abantu babyumve ko ari by'uyu mwaka, ni umwaka bavuzemo. So rero hari ikindi nacyo turi bugarukeho, dushaka kugarukaho ni ku bihugu byavanywe muri green card. Ngira ngo byo bimaze igihe bivuzwe, habayeho inama mu kwezi kwa mbere tariki 21 uyu mwaka. Trump yongeraho ibindi bihugu bibiri. Hari hasanzwe ibihugu 4 byari byarakuwe kuri green card. Hari harimo Nigeria, hari harimo Eritrea, hari harimo Kyrgyzstan, hakabamo Myanmar nayo ni ikindi gihugu nacyo kitari cyemerewe kuba cyajya muri green card. So ubu ngubu rero yongeraho ibihugu bibiri ya mbere ni ibihugu biri muri East Africa. Ni ukuvuga ngo harimo Sudan, harimo Tanzania ni ibihugu bitemerewe kujyamo. Yatanze itangazo avuga ati tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri uzaba atarafata itike rwaze muri Amerika bizaba birangiye. Ni ukuvuga ngo itegeko ryarasohotse. Ni ukuvuga ngo umuntu utari wagakora interview cyangwa se yaramaze gukora interview akavuga ati reka nirindirize nzabe ngenda aturuka muri ibyo bihugu bibiri, nawe byamurangiranyeho. So ni ukuvuga ngo niyo makuru ni byiza ku bindi bihugu nk'u Rwanda, Burundi n'ibindi bihugu byose. Impamvu z'u Rwanda n'ubundi nuko ari mu mubasha kumva runo rurimi. Ni byiza kuri mwe kuko umubare wiyongereye. Uyu mwaka mwakoze muri bake kubera passport, ikibazo cy'ama passport, abantu benshi nta passport bafite. Uyu mwaka hiyongereye 5,000 ku bantu bagomba kujya, ko mwabizi twagendaga 50,000 none ngo ni 55,000 byongere. Ni ukuvuga ngo bongeye 5,000. None bakuyeho ibihugu bimwe na bimwe mwahatanaga nabyo. Ni ukuvuga ngo umubare bari gukora mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa n'ahandi ugiye kwiyongera. So rero ibyo ni amakuru mashya yari amaze gusohoka. Abantu benshi batari bazi. Tuzagenda dukora n'andi video dusobanura. Hari ibibazo abantu bajya bibaza ati se iyo wageze muri Amerika bigenda gute, bakakubwira ati nugirayo bazaguha inzu, nugirayo baguha akazi, bagutunge, bagire gute ibintu byose. Harimo amakuru amwe y'ibinyoma, muzagenda mumenya byinshi tuzajya tubabwira. Gusa hari ibyo turi bugarukemo tuvuga ku bantu biteze kuzabona resultat. Cyambere na mbere mwibishiraho umutima wanyu wose kuko iriya ni tombora kandi nini cyane. Haba hakinye abantu benshi. Umwaka ushize ubu ngubu turabizi ko hakinye abantu bake, ariko umwaka ushize hakinye 29,000,000 bakina 50,000. Naho mbwira izo chance uba ufite ni nke cyane. Ntago ari ibintu washira ubuzima bwawe uvuge ngo ugiye guplanning ubuzima ugendeye kuri green card. No, itunde uvuge ati ngewe ndagenda nyine, ariko
nkore n'ubundi buzima nshaka ikintu nkora mu buzima busanzwe ukore business ugire gutekereze ibyo ngibyo ntago ari ibintu ukwiye kugenda ngo ushireho imbaraga ufate ngo amasengesho ugende ubisenge umutima bisengera ariko leave it nibidakunda ubuzima bwawe bukomeze ntabwo ubuzima bwawe ari Amerika ubuzima bwawe nicyo utekereza muri wowe kumva uzavamo icyo ngicyo nugiharanira udacitse intege uzabikigeraho so rero ntago ari ibintu mukwiriye kuvugira kandi n'abandi muzabona muzagira amahirwe mu gatina ndabizi benshi murankurikiye muzazibona please wita utangira kwishima wumve ko watsinze bimeze neza no ntabwo wabonye green card uba watsinze tombora yo kubasha kubona visa izakujyana muri Amerika kugira ngo ubashe kubona green card iyo rero uwo umaze gutombora hari ibindi stage ujyamo hari ibipimo byo kwa muganga hari ama interview ujya gukora aho hose abantu barasigana mfite inshuti yanjye yarasigaye yabonye yatomboye kubona yabasha kubona visa ariko byaranze ntabwo yigeze agenda kubera iki utwo tuntu twose tigiye amenya yagiye mu interview akoramo amakosa bituma adakomeza rero ntabwo ari nanyemerera ko aza akabisobanuraho biragoye ko yaza kubisobanura bitewe n'izindi nshingano arimo ariko nabinyemerera azaza tubikora rero ntabwo ari ikintu ukwiriye guhita uvuga uti natsinze ngo uhamagara abantu mugende mubyine muririmbe mugire mute no tuza hanyuma uzatangire kubivuga ariko wabonye visa tuzagenda tubabwira buri kintu cyose kugira ngo ku bantu bazatsinda tuzabaherekeza tugende tubabwira ati hakurikiye hiki hakurikiye nzajya nkora video buri gihe yerekana process uko bigenda bikorwa ngira ngo bizageza nko mu kwa munani namaze kuzirangiza za process zose zisabwa kugira ngo utazegera ukora ikosa na rimwe ugasanga wari ufite green card birangiye utabashije kugenda mu bajyana nawe so rero turabashimira cyane turagira ngo mukore subscribe kuko hari amavideo menshi tuzajya tubakorera harimo bigiye bitandukanye no kuvuga ngo iyi ni video dukoze kuri green card hari andi mavideo twakoze y'amateka y'abantu ndetse n'amateka y'evenement zigenda zibaho ushize twakoze ya Pasika tukorera kari Jobe hari n'izindi turimo turakora ubu ngubu ni ibintu byinshi muzagenda mubona ibiganiro bitandukanye moto yacu ni inform to transform rero kora subscribe aho hasi urabona akazogera kaje unakugakoreho urabona ijambo rije all urikoreho kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byinshi mukore na share like comment ibibazo mutubaze ibibazo hari ibintu byinshi tushaka kuzajya dukora video zinyindanye n'ibibazo twabajijwe aho hasi hari ibintu byinshi bihari tuzajya tubagezaho rero murakoze mukomeze kwirinda muri iki gihe cya corona mukurikize inama mugirwa na minisante zo kwirinda zo kuguma mu rugo mwihangane iki cyerezo nitubyitwaramo neza bizagenda neza izarangira ngira ngo twahawe n'itangazo rishya ryo ko tugomba kwambara udupfukamunwa aho turi hose rero ubu ngubu no gutegereza tukajya kubushaka ubwo bupfukamunwa tukabuzana tukabugura buri wese wambaye next time ndibaza ko nzakurikiza ikiganiro nambaye agapfukamunwa kugira ngo dutange urugero rwiza rero kurwe neza stay home stay safe be blessed